Yesu ashimwe cyane bene data. Ngewe basuza ni Pasiteri Louis Gihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana. Reka dusome mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Yohana igice cya 17 n'umurongo wa 17. Haragira hati: ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Aha ni Yesu wasengeraga abigishwa be yitegura gutandukana nabo, abasabira agira ati: Mana, beresha ukuri kandi ijambo ryawe ni ryo kuri. Aha turareba ijambo ry'Imana tureba icyari cyo. Ubundi ijambo ry'Imana ubwaryo ni Imana ubwayo, kuko Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo. Nuvuga ngo uw'Imana ibwiye akumva ijwi ryayo avuga ko yabonye Imana. Ni ukuvuga ngo Imana itwigaragariza mu ijambo ryayo. Iyo dusomye urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, tubona uyu Yohana wabanye na Yesu avuga ibye, avuga ngo wowe uziho mbere na mbere, uwo amatwi yacu yumvise, uwo amaso yacu yabonye, intoki zacu zigakoraho, uwo niwe tubabwiye ni ijambo ry'ubugingo. Uwo yavuga kuri Yesu amwita ijambo ry'ubugingo. None twabona mu butumwa bwe bwa Yohana nyine igice cya mbere umurongo wa mbere, avuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo bwe yari Imana. Aha Yohana arahamya yemeza ko jambo bwe yahoranye n'Imana, nawe ubwe ari Imana. Rero ijambo ry'Imana mu by'ukuri mu busobanuro bugufi ubwaryo ni Imana. Iyo wumvise ijambo ry'Imana uba wumvise Imana. Iyo wumviye ijambo ryayo uba wumviye iyo Mana. Ntabwo ushobora gutandukanya Imana n'ijambo ryayo. Reka rero tuvuge ku mumaro waryo. Hariho imimaro myinshi navuga, ariko nihuse reka mvuge kuri 6 cyangwa 5 nihuta. Ijambo ry'Imana ikintu cya mbere nuko rirarema rikabeshaho. Iyo dusomye igitabo cy'Itangiriro tubona Imana yaragivuga ngo habeho hakabaho, habeho umucyo, umucyo ukabaho, habeho isanzure, isanzure ikabeho, habeho amazi, amazi akabaho, amanywa atandukanye n'ijoro bikagenda uko Imana ibitegetse. Ijambo ry'Imana rirarema. Ikindi jambo tubona ari amazi. Amazi rero niho twasomye ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ijambo ry'Imana amazi ni ukuvuga ngo rifite umumaro wo kweza, kuboneza no gutunganya. Tubura ko ijambo ry'Imana ari inkota. Mu kigeragezo Yesu yahuye nacyo mu butayu mu masengesho y'iminsi 40 ageragezwa na Satani, tubura ko Satani yashaka kumutsindisha ijambo, ariko Yesu nawe akamutsindisha irindi jambo. Ijambo rero ni inkota. Iyo dusomye mu ntwaro z'umwuka wera Imana yaduhaye mu Befeso, turisangamo ngo mutware ijambo nk'inkota. Inkota rero ni ijambo, kandi ryo Yesu yatsindishije Satani mu butayu. Ubwo Satani yashaka kurigoreka, Yesu akarigorora. Ariko umva, kugira ngo urigorore nuko uburizi, utarizi se warigorora ute? Ijambo rero rimwe mu mimaro yaryo nuko ari inkota. Inkota rero umuntu arayifashisha iyo bibaye ngombwa mu rugamba, cyane cyane nkatwe tuba turwana Satani. Ijambo turaryifashisha. Ijambo kandi ni indorerwamo. Wambaye indorerwamo imaze iki? Indorerwamo umuntu arireba. Indorerwamo umuntu arireba akamenya uko asa, akareba ahantu hatameze neza. Kandi indorerwamo ntabwo umuntu ayireba deja yageze mu bantu. Ubundi bisabwa ko indorerwamo umuntu ayireba ataragera aho abantu bamutegerereje. Agomba kwireba mbere yuko ajya aho abandi bamureba. Ijambo rero naryo ridusaba mu by'ukuri kwisuzuma mbere yuko tujya aho abantu badusuzuma, na mbere yuko twebwe twiha gusuzuma abandi. Ijambo ry'Imana ridusaba twebwe ubwacu kubanza kwisuzuma. Ni indorerwamo rero, sibyo? Ntukave iwawe utirebye, ubundi mugende ushaka abantu bakureba cyangwa bakurebera cyangwa ngo wowe barebere. Ijambo ry'Imana ikindi ni umunzani. Umunzani bivuga iki? Bivuga yuko mu rubanza tuzajyamo twebwe ubwacu tuzagira dufite
ibihamya bidushinja, bidutsinda cyangwa biduneshereza cyangwa bidutsindishiriza. Iyo birivuga ngo icyo dushaka ko abantu badukorera tugikorere n'abandi. Iyo bitunaniye mu ruhande rumwe, burya binatunaniye no mu rundi ruhande. Iyo birivuga ngo Data utubarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, burya iyo twananiwe kubabarira abaducumuyeho, buriya ni nkaho tuba tundetse Data ko nayo kutubarira bitakiri ngombwa. Imana yaduhaye ijambo ryayo nk'umunzani kugira ngo tutazavuga ngo Mana waraturenganyije. Yaturenganyije dute kandi yaratweretse ibishimwa ikabidutandukanyiriza n'ibigawa? Hari ahacu wo guhitamo ibishimwa tukanga ibigawa. Iyo biri tubwira ngo mukunda abanzi banyu, ngo nibasonza mu bagaburire, twige tukananirwa gukunda n'abatari abanzi, twige tukananirwa kubana n'abatari bagize icyo badutwaye, haryo ubwo urubanza ntituba twarukase ubwacu. Rero yari duhaye ijambo, yari dusigiye nk'umunzani kugira ngo tumenye urugero turiho kandi tubashe kwikosora tukiri mu isi, bigishoboka ko twikosora. Ikindi ijambo ngo nitabaza, niko umwanditsi wa Zaburi 119:5 yavuze ngo ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byanjye. Ariko iryo tabaza rero rimurika ryari bene data? Itabaza rimurika ryari? Itabaza rimurika iyo hari umwijima. Itabaza niho rikora. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana naryo iyo tugeze ahantu twashobewe, tugiranye n'umwijima, tudafite igisubizo, tudafite icyerekezo, twagiranye n'umwijima, ijambo ry'Imana riramurika. Niyo mpamvu no ku imodoka bayihaye amatara, ariko ntabwo ari ngombwa amatara ahora yaka ku manywa. Ariko iyo ugeze mu mwijima wa nijoro, imodoka igendana amatara kugira ngo ukomeze urugendo. Natwe ijambo ry'Imana nitabaza ridufasha gukomeza urugendo. Kandi no muri za installation z'iki gihe zigezweho, hari amatara yiyatsa iyo umuntu yegereye aho ari. Ariko bisaba ko ahantu haba hari umwijima kandi ko umuntu aza awerekezamo, nibwo ayo matara yiyatsa. Ugomba kuba werekeze mu mwijima kandi ukaza utumbira aho rya tara riri, rikahita rikumurikira. Ariko iyo utari mu mwijima, iryo tara ushobora kutabona neza umumaro waryo. Ariko iyo ugeze mu mwijima, ahantu hadasobanutse, ukeneye guhishurirwa no kwerekerwa, ijambo ry'Imana twarisigiwe nk'itabaza ritumurikira. Turasabwa iki rero? Ari naho dusohoreza. Turasabwa kuryumva no gukora ibyaryo. Kuryumva no gukora ibyaryo. Muri Matayo 7:24-27 haravuga ngo umuntu wumva iryo jambo ngo ntakore ibyaryo, ngo ameze nk'umuntu wubatse inzu ku musenyi. Iyo nzu rero ngo umuyaga uje ukawukoraho, ngo iragwa, kandi kugwa kwayo kukaba kunini cyane. Ni ukumva ijambo ariko atari kuryumva gusa, tugakora n'ibyaryo, ari byo bita kuryumvira. Yohana 14:15 Yesu asengera abigishwa be aho atandukana nabo, yari ati ngo nimunkunda ngo muzitondere n'amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azaho muri. Reka rero natwe twe gukunda Imana gusa mu magambo, ahubwo twitondere n'ijambo rye. Tumere nka wa munyabwenge yubatse inzu ye ku rutare, ngo iyo ngiyo ngo imivu iratemba, ngo umuyaga ugahuha, ngo ariko igakomeza igashinga. Dusenge Imana kugira ngo tutaba abumva gusa, ahubwo tube abaryitondera n'abakora ibyaryo. Imana ndagushimiye, nsaba umugisha umuntu wese wumvise iri jambo, kandi umufashe kutaryumva gusa, ahubwo umufashe no gukora ibyaryo, kugira ngo abe nk'aho umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare, kugira ngo imivu n'imiyaga byose biza biyikubitaho, ahubwo igakomeza igashinga. Icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu, amen.